uyu Paul Muvunyi ndiba muhinda boze ese niba akunda Rayon ayikunda gute ayitekerezaho iki mu gihe twabashije kugera siporo iri stable cyangwa ihamye yari afitemo ikiganza no mu gihe tugeze na siporo ijegajega afitemo ikiganza ndamwambura indabo mu gihe nazimuhaye shimira umugabo ko yakoze uyu munsi nkamushimira ko nkaba munenga yuko ari matari gukora yego wambaye ukanyumva mbere yo gushima gusa se oya reka nitse kuri iyo baruwa aravuze ngo banyamuryango dufite inama y'inteko ku itariki 7 z'ukwa 9 ariko umuyobozi wa FC ari we Thadee nabikozwe hari buze guca iki cyari buze gucura iki biri buze gucura yuko abari ku ruhande rwa Thadee n'abari ku ruhande rwa Muvunyi baza gupezanya indangagaciro za siporo swati mu kibuga ubwitabire buze ko bukeya kubera impande ebyiri ziri muri duel kandi abo n'abanyamuryango bamwe batubwira ko baje shinga no guteza siporo imbere bashakira ibyiza ahubwo muri bamwe muri bo bari gukora ibintu bishyira muri danje mu gihanama ushaka audite ntago ari yashaka arashaka audite gusora umuntu mubona imbaraga ngeze ahubwo yagafashijwe muri izo mbaraga nyagaragaza no kuba ari umureyo mu musapotinge ahubwo mugiye kumufatira muri côté faiblesse afite haracura iki ugiye kumwangisha abareyo yego wibranding ari ukunda Rayon Sport gusa kandi tubonye position Thadee akoreramo bro tw'abanyarwanda icyo twatakaje abanyarwanda nukubwizanya ukuri tukigira indyarya tuzi neza ko Thadee uburyo yajemo na kondisiyo arimo bro n'umugabo nanjye nemera ko Muvunyi atagenda kuriya gusa ntago yasezera twabonye breaking ngo ngiye mvuye muri siporo mwiyita ko muri abareyo mushaka gukora amazina yanyu musenya Rayon igihe kizaba gisubizo bitarambye zebra switch rero ndagenze kubwira umuriro cyangwa nawe ubwawe uri kunyumva aho Rayon Sport iza kubona igisubizo nyacyo nuko abayobozi bayo bari buze kugira ubumwe muri bo bakareka uburyarya Thadee akunda Rayon abandi n'abakunda Rayon ako twamaze kubona ko mwambaro bambaye n'uw'inyungu zabo iyi Rayon ntago maze kubona ko ikibazo ihora igira ntago ari ubushobozi wa mugabo nta nubwo rero ikibazo cy'umuperezida wa ntago ikibazo cy'umuperezida ibintu bifite ahantu biva abashaka ubwo bushobozi bwa Rayon bashaka n'ubwabo bizahura gute ko mwakoze amazina muze ko muri abagabo ibi bintu twishoyemo reka nkubwire ikibazo ntago ari abaperezida niba ushaka siporo ibyiza waretse kwimurikwa muri Rayon Sport yobora kanya ashaka umurika Rayon ayikomange twabonyogera kure muri Tanzania ajya kuvuga na Yanga nyamuneka mwadutanze tubigireho iki mwatwigishije mubikora gute kujya kipe yanyu hori stable mu bushobozi no mu kibuga yagiye kwiga ariko arabafasha urugendo ko agiye kwiga ngo hari icyo bamuhaye kubera ko birazikora siporo plus amafaranga ikibazo iyi nama si inama kuvuga ngo bateguye inama kutigeze inguzi kwa 9 ugira ngo ni byiza bashikira siporo ni wa mwiryane wabo bagira ngo bamwe ngo beguza abandi ariko urebye neza ikihutirwa nagara kweguza umuyobozi ikihutirwa akakanya nugushaka igisubizo kirambye cyuko siporo abasebo mu mirobarere no mu bushobozi mu rugero nagwa bro sikora banya amafaranga mbaza ngo kubera iki nge bana kweza ndani siporo yanze gushora amafaranga muri siporo iravuga ngo ese uyu mwiryane muri siporo turasinyana n'amasezerano ese uwo tuguriza ninde ese uzatwishyura ninde bari mano makimbirane yabo ariko abayobozi ba Rayon n'ababakikije umva ko audit yabo muri minsi 3 byashoboka kubera iki bazi neza igisobanuro siporo ni iki ese amafaranga yivamo nayahe uzi ko bara siporo amafaranga aramutse ayivamo bro uyamanaginze neza ntabwo twakongera kubona babajyana mu birego kubera ko batasinyeho bagafunga za nzira bakabikupa ntabwo twariyeho APRFC ikomeje gusebera mu irushanwa ryayo ubivuze gutyo wagutera amabuye ategeze ku kibuga niba ushaka gutegura utariteguye tukabanda utube biteguye ni ikibazo yego mbabwira ngo iyi polisi ihinduye mentalite ihinduye umutoza yari polisi agira intego itagira polisi ari ishyaka ariko twamaze kubona polisi ije guhatana no gushaka igikombe no kwinjira mu makipe abiri ya mbere harimo ikipe itwara igikombe narabivuze none ku mukino wa mbere nyine na Pero gishuti yayiriye 2-1 ku mukino wa kabiri yatumiwe mu nkera y'abahizi itsinze ikipe yatwaye igikombe ishaka gusohokera Perezida mu Rwanda yitsinze 3-2
ndabasuje Mbahaye ikaze ndabakunda mbifuriza ibyiza ndabakunda Imana ikaturusha ariko nanone hano turi kuri BIGMAN RWANDA turi kuri BIGMAN RWANDA nizere ko wakoze subscribe nizere ko umeze neza niba ariko kandi utameze neza bitewe na situation urimo izere kandi usenge ukore cyane bitewe n'igihari situation zirahinduka ni ikibazo cy'igihe niko dukunda kubivuga turagarutse rero bandusuhuza abantu bacu banze nsuhuze inyenyeri bar inyenyeri bar iherereye hano Kagugu werekeza Intexirwa ubushize naravuze ngo ni metero 100 ariko ni intambwe 100 ubundi ni nka metero 20 gutyo uvuye ku bamotari aho baparika hano ku kigo cy'amashuri aho ngaho rero bagufitiye services zigiye zitandukanye ni zihe BIGMAN ushobora kuba ufite ibirori bitandukanye harimo graduation, blood shower, anniversary cyangwa baydoka wakoze n'umurenge ushaka gutera ivi ufite inama itegura ubukwe inama z'ibimina abantu babishyize hamwe nyamuneka dufite space makicaramo mukaganira dufite parking y'ikinyamuziga cyawe uba wicaye ukireba wize umutekano yego rekeraho rero dufite icyo bita free wifi ku muntu wese waje atugana tukagira igisope kuva kuwa gatanu kugera ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 4 n'igice icyo gihe rero habona icyo kunywa icyo kurya ikirere cyiza ndetse hakiyongeraho kandi nababwiye ka free wifi ku muntu wese waje agana inyenyeri bare ubwo ngubwo twadusuhuje na mabuja waraduhaye kavuga ati tunamushima hano witereka kamera yawe kumva utuje na rusaku nta muntu ugutera hejuru nta muntu ukubwira ngo ibyo bintu byawe ngo banze bra ariko reka mbanze mbwire n'abantu niba tuvuze ngo mu nyenyeri bare mwakabyaramwe nimushake mu batanu ariko nimuze muhagane nimushaka mu kubura umuntu akonsome 5 cyangwa konsome 2 dore ko bagira akabenzi keza cyane kije twamaze kwandika izina rwose bagira ifiriti ya hano bajya ngo niyo muri hoteli nako hoteli y'inyenyeri 5 bagira inkoko lasha n'ibindi byo kurya byo kwiyakira BIGMAN RWANDA y'abanyarwanda yego BIGMAN ni umuntu wese udukunda kandi ufite ikintu akora tuzamamamariza yego shisha muri amuntu kwambika anyamamagara n'umuntu mu kiganiro wambika abantu Nyamirambo yego wumva urwego bigezeho areka mbabwire ngo uwitwa Hegen Fashion Design uyu nawe yamaze guca impaka kubijyanye no kwambika abantu bijyanye ariko by'umwihariko fashion ushobora kuba uri ufite ubukwe ushaka ko umugeni yambara bidasanzwe umugabo yambara bidasanzwe abafitiye amashati meza abafitiye amakote meza y'abagabo n'amapantaro meza akabagira amakanzu meza y'abakobwa uwo ni fashion Hegen Fashion Design we akorera hano Kagugu muri Alarm ukihagira avuga ati mungeze kwa Hegen kuri wa undudoda rwose nta wundi uri muri icyo kigo usibye Hegen yego umva ko abantu bari Kagugu naho turi shaka kwambara neza kaberwa sasa rero mbere yo kwamagara umuntu reka ikiganiro kigitangira mbabwire ngo championnat yaje yego ku itariki December 12 yego yego muntu ushaka ko dukora tugendana muri ibi biganiro yego kuri tele bafatanya bikorwa kuri tele mushaka ko tubamamariza muri ishampion muntu ufite amakampani acuruza imyenda y'abasportif dore ko ari umujyo turimo ukaba utari kugana BIGMAN RWANDA ucuruza ama-t-shirt meza ucuruza t-shirt za Rayon Sport ucuruza inkweto nziza za sport n'ibindi bigiye bitandukanye si ibyo gusa ufite n'ibindi ushaka kwamamaza aho ngomba mvuze specialite bitewe n'ibyo tubamo nanuza turimo ariko se nimba inyenyeri baravuze ati mwamamaze mukore yego mukore ibiganiro hano muvuga n'umuherereye service dutanga mbere yuko uhamagara uwo muntu nyakubahwa ufite business ufite ikintu ukora championnat yatangiye turi mu bantu bagiye kuba bakurikirwa cyane mu Rwanda sinkubeshye ngwino ugane BIGMAN RWANDA dufatanye urugendo nuko nabirenze ikingenzi nuko niba udukunda ukabudushyigikira reka dushyigikirane nawe niba hari ibyo ushaka ko ukora abantu bamenyekanisha gana BIGMAN RWANDA umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanya bigaragara bose bazi ibintu ukora
kandi akabuza umuranga akabura umuguzi ariko ukeneye kugira ngo abandi bantu biyongera kuba ufite bamenye ibintu ukora rwose nisabira abantu mufite ibyo mukora dore shampiyona yatangiye tugiye kujya tubona za polisi za Rayon Sport zikubita imiriro mwokabyaramwe bantu mufite business mukora nimero ni za zindi ariko tuzibabwire 0782 0782 93 ibisobanuro hamagara nimero ubundi tugufashe ibikorwa byawe bigere mbere cyane Cynthia Fashion Nyamirambo nawe atubwire ngo ese ukeneye ataragufata wacuruza ibijyanye n'iki acuruza amapantaro meza abagabo acuruza inkweto acuruza amakote meza yakwire y'uruhu mani ntihandi ubura umugabo uvuga ati nambariye kwa Cynthia ukumva ko wambaye imyambaro yego pana kuvuga ngo ngiye nambaye ibicupuri ngo nambaye ngo myenda reka mbivuge gutya uyu Cynthia numwe mu bakobwa bamaze kwihesha agaciro banze kujya mu bagabo ngo barye banze kurara umubyeyi arubatse ariko ubwo ni umubyeyi wanze gutungwa n'umugabo wavuze ati hari icyo nshoboye uyu mubyeyi sakwiye gushyigikirwa buriya gakwiza ukuri umuntu uzakuramo ku mufuka agakora yego niba urukunda iterambere shyigikira uwo munyarwanda yego seka rero ntabwo twamuvuze turatanga nimero zayo mu kiganiro nje rero ndagarutse ngira ngo tuze kuvuga n'amakuru nyamuneka twimbike tubwire abanyarwanda amakuru ahari baca umugani mu kinyarwanda ngo ujya gutera wese arabwibanza ndagira ngo twinjiye muri siporo usome no baruwa ndaza kugira ikintu mvuga tumaze kuyisoma uko usomye iyi baruwa reka tuyisome nari nonze kuvuga ngo ibi bintu se nyamuneka turashe tubabwire ikibyihishe inyuma nicyo mwe mukeneye namwe mutubwire uko mubyumva mwaravuze ngo Rayon Sport bla 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 nta kintu tuzabaha amakuru yego atarimo kubogama ikipe ni yacu ni yanyu mumenye ibyayo uzavuga ibyo ushaka nk'umuntu ariko nye nzaguha ibihari nk'umuntu yego reka twinjire wamfura ako muri Rayon Sport yo ntago igibura amakuru ni ibintu bisanzwe nta nundi uyagura ahubwo yacu yarenze kuba amakuru fasha wamfura we mu kinyarwanda cyizo kabisome ikore mu mirya ibwira abatanazi angenze ninjye ngo sesenguze Madame Bwana umunyamuryango wa Association Rayon Sport impamvu gutumirwa mu nama isanzwe y'inteko rusange Madame Bwana munyamuryango nshingiye ku mategeko shingiro y'umuryango Association Rayon Sport nkuko yatowe kuwa 2 z'ukwa 2025 Cynthia Fashion aduhamagaye tuanze tumwitabe tuanze twitabe Cynthia Fashion how tuanze twumve ibye ahantu batazavuga ngo turaramutse arindi mu kiganiro zamuravuriye ngira nyobora abantu babashaka kwambara neza burya ngo iyo wambaye neza ugaragara neza mu bandi babwira ngo ushobora Nyamirambo ukene kwambara icyangwe ndagira ngo Cynthia akubwira ibintu y'abacuruza none uko kuri kamera anakurangire neza navugira ni neza nawe ubwawe niba wumva ushaka kwambara neza umujoining tubwira ibintu waba ufite kuri mu myambaro wambika abagabo imyenda yose y'abagabo uhereye ku mapantaro ama-t-shirt amashati inkweto yego amarakosite amavaleze amajampa amakabutura buri kimwe cyose ku buryo umuntu yambara neza akaba atarambaye ku buryo aba yambaye byose kabisa yego Cynthia rya nkubwire ibi bintu mucuruza muri benshi ariko ubwira abakunzi bakugana agashyaho mu myambarire ugira nakaye agashya niko ngira imyenda original iva Tanzania yandikabite ku buryo rwose umwenda uwambara ukawukiza yego okay ndagira ngo utange location ni imbere y'Teta mu Biryogo umuhanda ujya mu mujyi yego ubwo nzi neza ko umuntu wakambarira iwawe aba ari difference n'abandi bantu bari kumwe nabo mu myambarire okay rero tanga nimero zawe mu kiganiro ubwo ubutanza nzibaha nimero mikrofone bumve ko umuntu ahari pana kwamamaza umuntu utavuze nimero zanjye ni 07 83 yego 15 yego 14 yego rimwe okay urakoze cyane rero ndika nk'ubutumwa rero
hano mfite abanyamuryango cyangwa mfite abakunzi ba BIGMAN Rwanda ni abasiporutifu burya ushaka kuranga umuntu n'ibinatanze bikaba bihabanye n'uburyo wabivuzemo uzambera ifura umuntu uzavana akakugana ujye umukoraho ryake anawe atanga ubuhamya muri komenti niko bimeze iyo ukigera imbere y'MTN ukambuka ubona n'icyapa cyanjye nijoro kiba kiri kwaka rero uyu ni umukunzi wa BIGMAN Rwanda n'umucuruzi kugira ngo tubwire abantu ngo namwe ni ufite ibintu ukora turaguha akanya ubibwira abanyarwanda akira soma ya n'iryo tangazo ryasohowe dukomereze aho twari tugereye nshingiye ku mategeko ishingiro y'umuryango association Rayon Sport nk'uko yatowe ku wa 2 z'ukwa 2025 mu ngingo yayo ya 14 nshingiye ku myanzuro y'inama babyanditse kabiri y'inama y'ubutegetsi yatoranye ku wa 20 z'ukwa 8 2025 nejejwe no kwandikira iyi baruwa ngira ngo ngutumire mu nama y'inteko rusange ya association Rayon Sport izaba ku wa 7 z'ukwa 9 2025 guhera saa 3 kuri Delight Hotel Nyarutarama. Ingingo zizaganirwaho ni raporo y'ibikorwa na raporo y'umutungo w'umwaka 2024-2025, gahunda y'ibikorwa by'ingengo y'imari y'umwaka 2025-2026, yes, raporo y'ubugenzuzi bw'imiyoborere mu mutungo w'umwaka 2025-2026. Kanyisubiremo, raporo y'ubugenzuzi bw'imiyoborere n'umutungo by'umwaka wa 2024-2025, raporo y'ibikorwa by'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane muri 2024-2025 ibindi. Mugire amahoro. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sport Muvunyi Paul. iyo kashi ubonye kuri iyo tangazo iyo kashi ni iy'umuryango. Hari n'undi Thadee nawe afite kashe. Vangu Rayon Sport ifite kashe ebyiri. uze kunyemerera nze kwitsa ahantu ngiye kuvuga ingingo tugiye kuganiraho. Hari imiyoborere ihora ihindagurika muri Rayon Sport. Indi ngingo ni Thadee kutemera inama yo ku itariki 7 z'ukwa 9 itumijwe kubera iki. Aho ngaho turi kwitsa sasa. Ndabanza ninjirire ndibuze no kuza mvuye kuri izo ngingo ebyiri nze no kwinjira ku irushanwa ari gutegura bise ngo inyera y'abahizi ryateguwe na PRFC mukanagira mu kibuga n'izo ngingo. Reka ninjire kuri iyo baruwa usomye iteguza abanyamuryango ba Rayon Sport cyangwa umunyamuryango wa Rayon Sport yuko hari inama y'inteko. Iyo nama y'inteko ariko y'inteko iyo nama ibikubiyemo ibintu bigeze kuri 2 byitwa ngo simusiga. Harimo kweguza, harimo gufata imyanzuro itunguranye kubera ko umubare munini iyo wemeje ikintu muri iyo nama gishyirwa mu bikorwa. Zebra switch ndagira ngo nkubwire niba hari ikintu kiri kugaragara muri siporo nuko udahuza kw'abayobozi babiri nubwo bari kuza baturyarya begamanaho tuna amahoro, ariko mwumvishije amajwi mfite hano wavuga ati BIGMAN koko ishyamba si ryeru. Uretse ari ryeru n'ubundi ariko ntago ari ryeru ariko abaririmo bashaka kutwereka uburyo ari ryeru kandi ishyamba ryabuditse. Uze kunyumva neza, niba twe tubona yuko ishyamba ritari ryeru ryabuditse ariko abandi bashaka kurisigiriza, hari akazuba hari umucyo, never. Tubizanye kuri nk'abanyarwanda. Uyu Paul Muvunyi niwe muntu wa mbere ushobora kwerekana ko abantu batowe abashyigikiye ariko bamara kugera mu nshingano akerekana uburyo ari abanyantege nke mu nshingano batorewe badashoboye. Mbaza ngo biterwa n'iki wa mugabo? Biterwa n'iki rero? Arashaka kukwereka yuko niba kuzanye cyangwa ko brandinze ugendera mu mujyo w'ibitekerezo bye n'ibyo ashaka kugeraho. N'umugabo ukora ntashaka gutanga igitekerezo. Never. Ni ibintu byose ugiye gukora banza umugisha inama, banza umuhe amayide, banza umusesengurire, birasiga iki birakubitewe n'iki. Noneho yamaze kwambara uwo mwambaro
yuko yamaze kubona ko umwigumuye cyangwa amaze kumubyimbana, ni wa muntu guhera muri fondasiyo agatera agakubita hasi. Akoresha iki? Reka mwitseho, ni umugabo nzi neza, sinavuganye nawe ariko tubere gutohoza nk'abasiporutifu tubana bo babaye mu buhe buzima. Ese niba akunda Rayon, ayikunda gute, ayitekerezaho iki? Uyu Paul Muvunyi ndiba muhindabo ze, mbaza ngo indabo ni iziki? Mu gihe twabashije kugera siporo iri stable cyangwa ihamye, yari afitemo ikiganza. No mu gihe tugeze na siporo ijegajega, afitemo ikiganza. Ndamwambura indabo mu gihe nazimuhaye. Uze kunyumva neza, umunyabwenge aranyumva, umuswa ari buze kunuka. Shimira umugabo ko yakoze. Uyu munsi nkamushimira ko nkabamunenga yuko ari matari gukora. Yego. Wambaye ukanyumva. Mbere yo gushima gusa se. Oya. Reka nitse kuri iyo baruwa. Aravuze ngo banyamuryango dufite inama y'inteko ku itariki 7 z'ukwa 9. Ariko umuyobozi wa FC ari we Thadee nabikozwe. Hari buze guca iki? Cyari buze gucura iki? Biri buze gucura yuko abari ku ruhande rwa Thadee n'abari ku ruhande rwa Muvunyi baza gupezanya. Birasiga iki? Haraza kudindira cyangwa gutikirira indangagaciro za siporo swati mu kibuga. Ubwitabire buze ko bukeya kubera impande ebyiri ziri muri duel. Kandi abo n'abanyamuryango bamwe batubwira ko baje shinga no guteza siporo imbere bashakira ibyiza, ahubwo muri bamwe muri bo bari gukora ibintu bishyira muri danje, mu gihanama, ni mu manga. Urabona uvuye ku muzuko mu manga utuvunagurika. Reka mbwira abareyo, harabaza biyita basenguze twarabimenye, tuzi natwe football ibivuga ntago bizi. Mbabarira wowe ibyuzi ndakuba kumenya ubiziho. Nanjye igira toje nahamagara umuyobozi akanyibwirira binyubahire. Nubwo mfite amajwi y'aba bayobozi bavuga yuko hari uri gukora ibintu bisa nk'ubucucu cyangwa bya lobbying, igihe bahereye n'umugambi wabo batazawugeraho. Ni bamwe mu bayobozi bikipa imwe. Ndavuga ati zebe ni ufite umugore n'umugabo mukaba mutabanye neza, n'abaturanyi banyu babahereye kubashungera, cyagiye uri kumukubita ubutije umurindi, babaturanyi bati nibiryane, nibisenyuke, nibatandukane. Hari abashaka umugabo, hari n'abashaka umugore, mubahaye iki? Icyuwo. Rero mumbabarire abantu bambaye mwambaro ko ari ubureyo, inyungu mushaka ni izanyu cyangwa ni siporo twumva. Nitubivuga gutya banumye, akwiye gushaka za Rayon. Banumye iki? Urahari ufite amakoko banumye? Sibyo byose se. Reka nze kwivugira ibi kandi kamuntu umutima we. Kandi umusonga wundi nukubuza gusinzira. Iyo siporo kubiri muri ibi bihe hari abyishimiye. Bamwe banitwa abareyo. Hakaba hari abandi bavuga ngo nimere gutya dusarurire muri aka kavuyo. Mu gihe imeze gutya nshaka umuryango ngakura 5. Mu gihe bimeze gutya njya kuri radio bakamagatika. Ayo ni amakuru dufite. Yego. Ariko mu gihe imeze neza ntacyo bari mu magare bambwira, bakunda karabaye. Sasa Thadee yatangaje iki? Thadee mu magambo yavuze ngo yatangaje iki? Jewe iyo audit bari kuvuga nababweretse uburyo yakorwa, mbaha n'umuryango bo banyereka uburyo audit igihe cyo kwikorera kitari iki bazayikora. Ariko ntago ari audit bashaka, barashaka nyiri gukoreshwa audit. Unyumve neza, niba wowe zebra switch umbwiye ati BIGMAN ndashaka uze kunsobanurira ibi tumaze gukora nk'umunyamuryango nk'umudukorana muri BIGMAN Rwanda, ese urabona turi mu murongo mwiza kugira ngo BIGMAN Rwanda abanyarwanda bishimire ibiri gutanga? Ngeta nkubwira ngo ubundi urambaza iki? Ni igihe cyuko ibyo ugiye kuguha sibyo ushaka, aho ushaka gufesinga BIGMAN ari we nyiri BIGMAN Rwanda. Bivuze iki? Thadee ntago ari gusabwa audit gusa, ahubwo bashaka kugira ngo urabona uri kugosora amasaka, ushaka kwava mu rukungu ugasigana amasaka mazima, uragosora ibisigaye babyita ku nkoko, hari icyo bita ngo intara. Urakoze bamfura. Noneho ibisigaye nijya bifite umumaro,
niyo bita masaka urukunwa amaze kurugosora rwatakaye mu mbuga cyangwa aho wagosoreye. Mukomere cyane muvandimwe, mbabwira ngo ushaka audite ntago ariyo ashaka, arashaka kugira ngo agosore umuntu mubone imbaraga ngeze, ahubwo yagafashijwe muri izo mbaraga nyagaragaza no kuba ari umureyo mu musapotinge, ahubwo mugiye kumufatira muri kote faiblesse afite. Haracura iki? Ugiye kumwangisha abareyo, yego wibranding ari ukunda Rayon Sport gusa. Kandi tubonye position Thadee akoreramo, bro, tw'abanyarwanda ikintu twatakaje abanyarwanda ni ukubwizanya ukuri tukigira indyarya. Tuzi neza ko Thadee uburyo yajemo na kondisi yarimo, bro, ni umugabo. Nanjye nemera ko Muvunyi atagenda kuriya gusa ntago yasezera. Twabonye breaking ngo ngiye mvuye muri siporo nyigiye hirya yayo. Namaze kubona ko Rayon Sport yitufana ni icyambu. Niba uzi Dar es Salaam aho ubona amakontineri yambukira ku cyambu, na Rayon Sport ni icyambu. Ntago waba uzi neza ko uvuye mu mafaranga cyangwa uvuye muri hiti. Rega abanyarwanda benshi bakunda izina cyangwa bakunda icyubahiro. Iyo iciye muri tribune ngo dore perezida wa Rayon Sport icyubahiro. What is it? Bisobanuye uno mwana wiga kugenda yabonye yavuye witirimo Muvunyi avuga ati uyu ni perezida wa Rayon Sport. Iyo ni Valeri na kandi gaciro. Ndashaka kuvuga ikiri ahantu, mwe mwiyita ko muri abareyo mushaka gukora amazina yanyu musenya Rayon, igihe kizaba gisubizo bitarambye. N'umuryango mugari ufite abakunzi benshi bafana ikipe ya Sport. Biroroshye ko zebra switch akakanya wakica nyuma kamera ukavuga ngo uri umureyo bakujajinga. Zebra switch rero ndaganze kubwira umureyo cyangwa nawe ubwawe uri kunyumva, aho Rayon Sport iza kubona igisubizo nyacyo nuko abayobozi bayo bari buze kugira ubumwe muri bo bakareka uburyarya. Turabona ku itangazamakuru barekana ko nta kibazo gihari, ariko bagira inyuma y'irido umuriro ukaka. Ese ni nsori baruwa ugasora indi ugatera kashi nanjye ngatera indi, biracura iki? Ntabwo turi kumwe, ariko turi kubasaba dukurikiye ko turi kumwe kandi inyuma umuriro uri kwaka. Abareyo ni abantu bafite ubwenge turi kubwira, ni abasesenguzi bakuramo ibyabo. Ahantu isi igeze ntabwo uzabeshya umuntu kabiri, uzabeshya umuntu rimwe ahasigaye akwanarize kabiri akubwire ko ibyo urimo wowe ubwawe uri kwishuka ahubwo utabizi. Ese niba muri umuryango umwe association ya siporo mukagira kashe ebyiri, kubera iki? Mukagira office ebyiri, kubera iki? Hari abafite equipe hari n'abashaka ubushobozi bafite office y'ubushobozi n'abafite office equipe. Ya equipe yatungwa n'iki? Abajera ubushobozi badahuza n'uyobora equipe. Ni ikibazo. Ariko babashaka kutubabwira ngo biri ku mucyo ngo mutangaze mu meshya abanyarwanda, bro, ntago bizakunda. Asiko twabonye urukundo Thadee akunda Rayon Sport, kubera iki badashaka kumushyigikira no kubana basaza? Mu bakobwa batanu umwe niyisiga ico azanduza abandi batanu kuko baba mu cyumba kimwe arabatera umwanda. Thadee yakunda Rayon, abandi n'abakunda Rayon, ariko twamaze kubona ko umwambaro bambaye n'uw'inyungu zabo byo twashoyemo badahari. Ntabwo nyiri we victime yawe zebra switch niba warakwirira abantu amasho meza bagakwambura, ntabwo ndi biryozwe uyu munsi, ntabwo bikwiriye. Thadee nawe uyu munsi ntabwo yakaba kubazwa ibyahise amafaranga bakizemo, bagakuye uyu munsi ariko bagiye gutangira kubyarwa umusaruro kuri manda ye. Thadee yego afashe Rayon Sport mu gihe kingana gute? Nta n'umwaka urashira, ariko ibibazo biruta imyaka 5. N'ikibazo ni Thadee. Nyumva neza umurongo ashaka uri mu bitugu bye, gendera mu murongo nshaka. Ni ngiye wakumuritse, ni ngiye wagukoze. Nudakora ibi ngibi uransuzuguje. Navuze ko Muvunyi hari ndabakwiye. N'uyu munsi n'izindi abo ndi bumwambure. Ninde uteza ikibazo Muvunyi? Ninde uteza ikibazo muri siporo ni Muvunyi? Kubera iki? Muze kunyumva neza. Kuki promiki buri gihiza ishingiye ku muryango wa Rayon Sport, abashinzwe umuryango mugari wa Rayon Sport? Nuko abayobora FC batabishobora. FC ikibazo cyabo twabonye Sadate, tubona uwayeje Fideli, tubona na Thadee, n'abantu bashaka gufunga umutwe bakora ibintu byabo kandi bigeza ku bumwe bwa Rayon Sport. Hakaba hari undi CEO ubakuriye ariwe Muvunyi. Turabavuga mu mazina yabo ushaka yuko mugendera bashaka. Reka mvuga amazina y'abasaza, mwana wabutanye gutuma ngiye tepe izamuka. Hari umusaza bita Saidi n'umureyo, hari abamuzi bashaka kubona siporo baramuzi. Hari undi musaza bita Fred.
abo bafashe iya mbere bajya kunga Muvunyi na Thadee kugira ngo uyu mwuka uhagarare. Nyamuneka kuki abanyarwanda tubwije uburyarya twari imfura. Baravuga ati nta kibazo turabunze, ubu rero ngewe geste ngiye gukora ngarutse mbagurira abakinnyi babiri bakomeye cyangwa batatu. Ariko amakuru ahari nge nk'uwazandani wowe ubizi neza telefone yanjye ibitse ibintu byinshi nge muri siporo wowe ndabikumvisha. Ibyo ni lobbying, nta kintu gihari n'icyuma, nta mukinnyi yarabitangaje. Muri mu kubunga aba basaza nkubwire bafashe iya mbere ni abakire, uwo bita Saidi na Fred, ni abantu bubashywe muri siporo bashyira muri kiganza ngo imere neza. Bavuga nyamuneka ko twagaze turi abasaza tugira ngo abanyarwanda badukunde, duhindure ibigomba guhindurwa, duca amateka mabi yuko abari siporo baryana. Ubu se turi kugaragara gute kandi ngo turi abasaza? Ati munyitabe twitabe murapfa iki ko turi abareyo duhuje ubureyo? Ese ni ibindi biri inyuma tubicoce? Ariko nakubwiye kandi ka muntu umutima we zebusha ko nambaye no mwenda ubona ari ubururu, ariko nge wambaye mwita umukara n'umweru. Ari njye ubizi mu mutima wawe ni njye ubizi BIGMAN. Ariko zebusha ko ati ni ubururu bushininga niva ni njye wambaye n'igizi cy'ishaka. Siporo rero birakomeza bigorana ibi bintu. Mana we ngo gahenda gashira kandi ari bagara. Iyi reyo ntago maze kubona ko ikibazo ihora igira ntago ari ubushobozi wa mugabo. Nta nubwo rero ikibazo cy'umuperezida wa ntago ikibazo cy'umuperezida. Ibi bintu bifite ahantu biva. Abashaka ubwo bushobozi bwa reyo bashaka n'ubwabo bizahura gute? Ko mwakoze amazina muze ko muri abagabo. Ibi bintu twishoyemo. Reka nkubwire. Ikibazo ntago ari abaperezida ba niba ushaka siporo ibyiza. Waretse kwimurikwa muri kare siporo yobora. Kanya ashaka muri kareyo ayikomange twabonyogera kure muri Tanzania ajya kuvuga na Yanga nyamuneka mwadutanze tubigireho iki mwatwigishije mubikora gute kujya kipe yanyu hori stable mu bushobozi no mu kibuga. Yagiye kwiga ariko arabafasha urugendo ko agiye kwiga ngo hari icyo bamuhaye kubera ko birazikora siporo plus amafaranga uzabizira. Nuvuga ngo akenshi dusanga abayobora FC nta kibazo bajya bagirira kuri Rayon. Nyine barashaka ahubwo barananizwa. FC nigoye brother. FC nigoye mu kibuga nta musaruro utanga abantu bose bareba wowe uyoboye. Babanyabushobozi rero. Man, reka ngubwire bro. Ibi bintu bashaka gushyira inda zabo imbere. Bashaka gushyira amaramuko yabo imbere y'iterambere ryabo. Kububatsa ibikorwa byabo. Twabonye ati bijya kuza. Kubanaje muri rero tutabahamagaye. Imana igitanga igisubizo kuri ibi bintu. Iyo siporo iziriki. Itanga igishimo Abanyarwanda bakishima, umunyamahanga uje mu Rwanda, iyo siporo muri ku Rwanda. Kubera iki? Bya byishimo bari kwishima. Umufata ikipe imwe mu Rwanda, ni iyo siporo. Mbega niba uri umukobwa mwiza, ututoze, usa nabi. Wa undi mubi wisize, niyo babona. Wowe ngo warikanze ngo uri mwiza, ngo ufite ishinya nziza, ngo ntago iborose. Never. Ntago uzanukira abantu ngo bakwegere. Wa wundi uzi ubibwiye witayeho bazamwegera. Iyo siporo rero nubwo n'amafaranga ifite uje wese mu Rwanda brand yayo rimurika izina ryayo muri kafu ifite ikirangirwa muri kafu yagiye mu matsinda. Ese mwagere kuri uwo mujyi mugabo ati mu Rwanda ikipe abanyamahanga bazi suko ikize suko iyoboye neza suko itsinda cyane nukubera iki yatse n'umunyarwanda araviburuka abana Kigali umujyi ugatigita. Ariko mwebwe mu cyangwa ngo akujya siporo itsinde mwe mutsinde mugaragare. Sasa rero biragenda gute? Ni ikibazo. Bo ni ikibazo. Iyi nama si inama kuvuga ngo bateguye inama kutegeza inguzi kwa 9 ugira ngo ni byiza bashikira siporo. Ni wa mwiryane wabo bagira ngo bamwe ngo beguza abandi ariko urebye neza ikihutirwa nagaruka kweguza umuyobozi. Ikihutirwa akakanya ni ugushaka igisubizo kirambye cyuko siporo abastebo mu mirobarere no mu bushobozi. Mu rugero nagwa bro sikora abanyamafaranga mbaza ngo kubera iki nge bana kweza ndani siporo yanze gushora amafaranga muri siporo iravuga ngo ese uyu mwiryane muri siporo turasinyana n'amasezerano ese uwo tuguriza ninde ese uzatwishyura ninde bari mano makimbirane yabo yego anga sibyo buri ababirigi ni abantu batimbere muri mentalite cyangwa business mind kuko bazi ngo ese nicoranga ikamiza nihe ese nishora ndaca gute yabona makavuyo avuga ati brogoma ni byawe nanjye ngoma ni byanjye ni bande bahomba kandi igihe cyose n'ubundi kura
igihe cyose n'ubundi harimo amakimbirane buriya skoro akenshi n'ubundi tubona itibana amafaranga warabibonye kuko n'ubundi rega nicyo baba bapfa amafaranga ishaka umuntu ufite ukuri ishaka ubuyobozi buri ku murongo n'undi wese washaka gutera iwe noneho uzanye ibyo ushyira ku murongo bahita bamurwanya impamvu ni iyihe niba babona ko ugiye gufata amafaranga ya sikoro ku gihe baravuga ati ugafataho ku kibuga ukayashyira ku murongo baba we audit zitarahariza gukorerwaho tuzi ko audit ishobora kuba kabiri mu mwaka warize urabizi gatatu mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka bitewe na company cyangwa n'abayikorerwa nge bitewe n'umurongo ngenderwaho mu mwashyizeho ariko abayobozi ba Rayon n'ababakikije bumva ko audit yaba buri minsi 3 byashoboka kubera iki bazi neza igisobanuro siporo ni iki ese amafaranga yivamo nayahe uzi ko bara siporo amafaranga aramutse ayivamo bro uyamanaginze neza ntabwo twakongera kubona babajyana mu birego kubera ko batasinyeho bagafunga za nzira bakabikupa ntabwo twariyeho ese burya ikibazo ntabwo ari iyo siporo mu bushobozi zira buriya RGB ijya kuza yavuze aba bagabo ni umuryango umwe usubiranyemo birafekita n'abandi bantu batarabareye iyi ni isura mbere kwambika igihugu ni isura mbere kwambika umupira rero ikintu bukubwire soza kuri Rayon nyamuneka murishuka ariko murashuka abandi mutiretse werekana ngo uri umusaza wakoze ibikorwa byiza ariko hari igihe wasaza ugeze aho wanduranya kandi warakoze izina ryiza ibyo wakoze byose bigashyirwamo moto wakubera iki ibyo uri gusorezaho niba uri umureyo haremba nakore siporo atera imbere ubusugire bwe bwaramba ariko ugeze aho bwawe uhanga n'abo wazanye bayoboye kubera ko banze kumva iki amatsinda barayakopa muri kuririmba udashyize hamwe ntago amatsinda y'akafu wayajyamo ntabwo ari kujya mu ishuri ngo ugiye ufata ikaramu n'ikayi ubisharamburemo bisaba gutegura ese match kuri azamu ubona ko kuri yanga niyo mwajyana mu matsinda mugashitura kuba mwagura umutoza udafite ejo yakina nka rotifi ukina gatatu systeme ya analogue ni ukubera yuko mwago mwagiye inama mwese nk'abareyo byakozwe n'umuntu washaka kwibeshya n'umuntu ntago ari imana yaba nkareba bayihaye Ben Musa yesu we nose nabibonye twigire mu nyarabahizi sha nimugoroba rero twari kuri Perezida hano babari ibyo bintu byinshi ngo nawe ntukitereke gusa injiramo wari wibere kuri pere nimugoroba twari turi kuri Perezida ahamaje umukino wa ASD Kigali n'ikipe yaza bwira abareyo cyangwa abakozi ba BIGMAN RWANDA inyera abahizi ku munsi wa kabiri mbwira isho wabonye mu magambo nabo yibahereza APRFC ikomeje gusebera mu irushanwa ryayo ubivuze gutyo wagutera amabuye abategeze ku kibuga niba ushaka gutegura utariteguye tukabanda tube biteguye ni ikibazo yego turahera kuri ASD Kigali yatsinze APRFC kuri penalty byarabaye barabizi hatsinda 5 kuri 4 ni ukuri twabonye ASD Kigali itsinda kimwe ku busa Azam ikonveka pression attaque position de bar cyakoze nyarugenge uraza guhinduka komeza mu igeze saa moya rero ntago nje ASD Kigali ndayinjiramo cyane nazamu sindi buyinjiramo cyane ko bagiye bavuga ngo Azamu ngo yarizavinze bitenga abakinnyi ngo bataraza n'ibiki byose ngishaka ngo APRFC yego sibyo iyo si inkuru iyo si turi buyitinde yego reka tujye ku ikipe yateguye irushanwa yego twabanje tubona APRFC na polisi muri pre-season mu mikino ya gicuti turavuga ati ngi n'amaraso mashya yego ntago bara ikipe ntirahuza umukino baracyahuza n'ibiki ariko iri ni rushanwa ntago ari imikino ya gicuti reka inyera yabahize kandi nubwo amafaranga batari menshi ariko arimo ni menshi yego twabonye polisi itangira umukino iri hejuru nk'uko bushize byarangiye binatangira isoza umukino iri hejuru kapiteni wa polisi yavuze ngo abo bita Zidane ngo mutubabarire iyi muyite derby tugiye kwinjira muri derby mwavugaga mu magambo yego komeza so rero
ndahera byibuze mu gutangira twavuze cyo wenda wasanga hari abakinnyi wabona ko bashyizemo n'abakinnyi batoya tugati iyi APR wenda iraza gukora akantu ariko nta kantu na kamwe yakoze kuko mu minota 30-20 na rwose bakoze ikosa ragahita baterekamo igitego cyiza 3-8 yego igitego cyiza ku ikosa rya defense ya PRFC mitemva ngo PRFC nta defense ifite nta attaque ifite reka mbyinjiremo nkunganira dutangira ijambo nyunganira tuzi ubushobozi bwa Clement tuzi ubushobozi bwa niyo mugabo Claude tuzi ubushobozi bw'uyu muvandimwe wa Ombolenga Fitina yego Yunus ariko ku munsi w'ejo performance 3-10 ikomereza yego nibyatinze APR irishyura iterekamo n'ikindi tavuga ati ya APR yagarutse mu muke ikimara kugitsinda nabonye ko ikibuga gicuramye navuga ko tujye kureba ibikurikiye BIGMAN yasafate imotarataha nagira ngo urikira ibindi bintu hari amakuru ngiye gutohoza yego ayo nabwo afite mu telefone yego cyangwa gikomeza ariko byanagenze neza marishimwe ko amakuru ayamenye umuhungu Ben Musa n'umuntu uzi gusoma umukino ni ukuri urwego rwagaragaye akamenya ngo ndasimbuza gute igihe ki yakuyemo okwi turavuga ati ikipe arayishe azanye muhose arongera kuramo undi azana Taichi Taichi no muhaye amanota 3 urumva icyo bita placement tactique agikuramo okwi defense ya APRFC twayibuze ndashaka kugaruka kuri performance y'abantu batatu Rage Baka n'umuntu bita Zidane mbabaro senkwe wari uhari buryo imaze kwitereka barana abana b'ikipe nta kintu kinjije buvuga nta kiri bubavugeho ariko namaze kubona ikintu ababwiye mu biganiro byatambutse muze kunyumva mu mindabo zanjye nababwiye ati iyi polisi ihinduye systeme mbabwira ngo iyi polisi ihinduye mentalite ihinduye umutoza yari polisi itagira intego itagira polisi ari ishyaka ariko twamaze kubona polisi ije guhatana no gushaka igikombe no kwinjira mu makipe abiri ya mbere harimo ikipe itwara igikombe narabivuze none ku mukino wa mbere nyine na APR gishuti yayiriye 2-1 ku mukino wa kabiri yatumiwe mu nkera y'abahizi itsinze ikipe yatwaye igikombe ishaka gusohokera Champions League mu Rwanda yitsinze 3-2 iyo ni image igaragaza yuko polisi nyamuneka abanyarwanda polisi irahari kandi mwese mwabibonye ninjoro ngo igihuru kizabyara igihunyira buretse mwereke igihuru kizabyara igihunyira ukibona kare nabonye igihuru kigiye kubyara ibihunyira birenze kimwe mu rukingero rw'ikinyarwanda dukoresha ariko bishatse kuvuga yuko ibintu bizaba ubibona kare polisi bayitege mu mujyi wo kuvuga ngo irashaka igikombe none amaze kubona urwego rwa Rage mbona uburyo uwo bita Baka yabuze icyo bita yabuze espace ngo ari kuri ya mashoti y'imiriro bari bamumenye bafunga espace ariko bazabumva namaze kubona urwego rwa siporo yacu banyarwanda tugomba kwicara tukiga kuko nitutakiye ibintu dukosora iwacu ruzakinga batana abandi ari babiri reka dukomeze tuganire mbabwira ngo turi kumwe nka BIGMAN Rwanda gutohoza amakuru ahari mbagezaho ibihari shape rigiye gutangira nizere ko mugiye kubona amakuru yeza ndani ndashaka kwinjira njye nashaka kwigaragaza nshaka kugaragaza ikindimo nibiri kuri tele Imana ibifashemo namwe mu mushyigikire nzabaha amakuru muzishimira nk'abanyarwanda nabonye natwe kumburesinga indabo zanjye muri Australia bro bameze ko bategwa ati BIGMAN ndashaka kujya ngusobanure siporo ku myaka ufite umwana ariko tuyizi muri 38 itwara igikombe cya mbere narategeka kubakira bakama ikiganiro sesenguzi bwabo kandi mujya ngo nuca kugera kure uzajyana n'abandi ushaka kugera kure uzige kubakuruta ushaka kugera kure uzigire kwa bigutanzemo ndahari ngo rige kwiga subuswa kandi kwiga subugwari aho kwiga ubushaka ubumenyi mufashe rero kanda kunzogera by the way masubscribe iki kiganiro supporting ntacyo bigutwaye mwandiraho usharingire upostingire umugisha wanjye wakugeraho umugisha wa zebra wakugeraho iyo tuzahurira turabanyarwanda supporting nkundira ibintu bikundikiye n'abandi hari umutipe bitazize mu bita ngo
mwarimu Stashi aravuga ngo nkundira abanyarwanda cyangwa nkundisha abandi, nanjye rero nkundira ibintu bikundisha abandi, kandi umugisha wanjye wakugenda time. Ndabakunda cyane, nagaruka ibiganiro byiza, ariko ushaka gusohokera neza Nyenyeri Bar and Restaurant, nyaruka uze wibere ibyiza, tukwakirize yombi, turi gutegura byinshi ku bwanyu kugira ngo mutugane kandi mwishimye tubaha. Ushaka kwambara neza kurimba gana fashion, urakoze cyane. Ni Nyamirambo hafi n'umusigiti, hano neza rwose, ugeze kuri aho bita kuri Beka, hano mu Biryogo barateganye, Beka iri hirya, Cynthia ari hano mu muhanda. Nyaruka rero akwambika inkweto nziza, ikoboyi nziza, t-shirt nziza, amakoti meza. Ibi bintu abanyarwanda batweretse urukundo. Baba we, nababwiye ngo icyambere ni mwebwe, dusangire share abe make ariko tuyasangire, umenyekere abantu batanu bandeba, reka mbite bakeya, babiri bakunda ibintu byabo. Reka Imana idahana umugisha kandi bakomeze gusapotinga. Ndabakunda cyane, ciao ciao.